insanganyamatsiko yacu iragaruka kuri prevention of crisis. Jewe rero ugiye kufacilitatinga kino kiganiro nitwa Uwitonze Teresa, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, nkorera muri Mental Health Dignity Foundation iherereye mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Muri prevention of crisis rero turabanza twibaze kuri crise, ariko noneho iyo crise tugiye kwibaza ni crise igaragara mu muryango nyarwanda, ariko nanone turabyibaza nk'abantu bita ku buzima bwo mu mutwe bakoresheje ibiganiro clinical psychologist. Akaba rero kuri iyi slide nshaka yuko tugerageza kongera kuzirikana, turebe ese mu by'ukuri gukumira crise clinical psychologist biramureba. Niba bimureba se ni hehe bigaragara ku buryo twabishingiraho ngo tuvuge koko ngo ni kimwe mu nshingano ze. Nifashishije rero inshingano za clinical psychologist aho zigaragara mu igazeti ya leta ya 2016. Nk'uko mubibona ku nshingano za clinical psychologist, crise gukumira crise mu muryango nyarwanda barabivuga mu ngingo cyangwa se barabivuga muri za service psychologique, service iya mbere, aho badushishikariza gufasha umuntu ku giti cye ndetse n'imiryango mu bibazo by'imibanire. Bakatubwira igihe abantu bafitanye amakimbirane mu muryango, igihe hari ihohoterwa mu muryango, cyangwa se guhohotera abana, cyangwa se ihohotera hagati y'abashakanye, ndetse n'ibibazo byaba bifitanye isano n'urushako. Muri iki kibazo kirebana n'amakimbirane no guhohoterana mu muryango hashobora kuboneka crise. Ese noneho clinical psychologist ukorera mu Rwanda ni ibihe bikorwa ashobora gukora kugira ngo akumire crise? Ukuvuga ngo rero service psychologique ya mbere twahawe na leta y'u Rwanda mu igazeti yasohotse ku itariki 8 z'ukwa 2016, iyi nshingano birahuye. Inshingano ya mbere irahuye no kujera cyangwa se no gukumira crise. Dukumira ibibazo bitaraba. Ntago dufasha abantu gusa kuko ibibazo byabaye, turanabafasha ngo tubikumire. Hanyuma ingingo ya 4 nayo iravuga ngo kuvura indwara y'ihungabana yakomotse kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ngira ngo ahari iyo bavuze crise akenshi abanyarwanda babihuza no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94. Noneho rero mu nshingano twahawe na leta muri iyi gazeti ya 2016 baratubwira ko dufite inshingano zo kuvura indwara y'ihungabana, post traumatic stress disorder, ikomoka kuri jenoside yakorewe abatutsi 94. Aha naho ku bafite PTSD biragaragara ko mu bunararibonye no mu kazi dukora ka buri munsi, nanjye ko nkora ka buri munsi, mu bantu bagaragaza crise harimo n'abafite PTSD. Ubwo rero mu buryo bwo kurangiza neza inshingano dufite twahawe na leta, iyi ngingo ya 4 nayo irafite ihurira na prevention of crisis. Hanyuma hakaba ingingo ya 5, cyangwa se service ya 5, service psychologique ya 5 twahawe na leta, iravuga ngo dufite inshingano, clinical psychologist ukorera mu Rwanda afite inshingano zo kuvura abafite indwara y'icyoba. Abafite indwara y'icyoba, mu bimenyetso by'indwara y'icyoba harimo ibimenyetso bitwereka ko umuntu afite crise. Hakaba ingingo ya 6, kuvura abakoresha ibiyobyabwenge n'ingaruka zabyo. Nabyo iyi service nayo ifite ihuriye no gukumira crise. Hanyuma hakaza ingingo ya 7 nayo, cyangwa se service ya 7 iravuga ngo gufasha abantu bapfushije mu gihe cyo kwibuka cyangwa se mu bihe by'ikiriyo bisanzwe. Ni ukuvuga ngo abandi bantu bashobora kugira crise nanone ni abantu bapfushije, cyangwa se mu gihe turimo twibuka abapfushije, igihe turimo twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe cyo kwibuka na crise nayo iraza, kandi aba bantu bose tubafite inshingano kubafasha kugira ngo bamererwe neza. Hanyuma hakaza service ya 9 nayo iravuga ngo kwita ku bana bo mu muhanda ndetse n'ingimbi, abangavu bafite imyitwarire ibangamira sosiyete. Iyi ngingo nayo cyangwa iyi service nayo iratwereka ukuntu no mu bana naho hagaragara crise
kuri bariya bana bari mu muhanda, mu bangavu n'ingimbi, bakanagira n'imyitwarire ibangamira sosiyete. Hanyuma hakaba serivisi ya 13, kuvura indwara y'agahinda gakabije. Nayo irafite aho ihuriye no kuba twatekereza ku gukumira krize. Hanyuma hakaba ingingo ya 19, kwita ku bantu bakurikiranweho ibyaha ndetse n'abari mu rubanza. No kuvuga ngo abafitiye imyitwarire ibageza ku rwego rwo gukora ibyaha ndetse bakaba banagezwa imbere y'ubutabera. Nabo aba bantu nabo turabashinzwe, kandi nabo bashobora kugaragaza za krize bitewe n'ingaruka z'ibyaha bakoze ndetse n'ingaruka zabyo mu buzima bwabo mu gihe bari muri urwo rugendo rwo guhabwa ubutabera. Hakaba n'ingingo cyangwa se serivisi ya 20 nayo, gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe no gutanga raporo. Ahangaha mu gihe haba mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, murabizi ko nanone clinical psychologist bamwe mu bakorana nabo bafatanyabikorwa ba hafi harimo abajyanama b'ubuzima mu masantere de sante mukoreramo cyangwa za hopitale. Iyo tugeze ibihe byo kwibuka tugamije gukumira krize, aba bajyanama b'ubuzima nabo turakorana, ndetse no gufasha imiryango, kuko murabizi ko bafite ibikorwa byinshi bitandukanye mu miryango kugira ngo umuryango urusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ugire n'ubuzima bwiza muri rusange. Abajyanama b'ubuzima bafitemo uruhare runini cyane, ari nayo mpamvu natwe abita ku buzima bwo mu mutwe nabo dufatanya nabo. Hanyuma indi ngingo nanone igaragara ko ifite aho ihuriye n'aya mahugurwa, ari ugukumira krize, ari no gufasha abari muri krize ndetse n'ibindi bikorwa bikurikiraho byo kubavura. Ingingo ya 23 iravuga ngo gufasha abantu bafite ihungabana rituruka ku bihe bikomeye banyuzemo ndetse n'ihohoterwa. Gufasha abantu bahohotewe, kuko dutandukanye n'iriya serivisi ya mbere. Serivisi ya mbere byo biri specifique, birarebana n'umuryango, ariko none 23 biragutse. Ni ukuvuga ngo abahohoterwa gusa ntabwo ari mu muryango, bashobora no guhohoterwa no muri community bisanzwe, mu baturanyi, atari mu muryango umwe. Izi serivisi psychologique twahawe na leta, zigasohoka mu igazeti ya leta yo ku itariki 8 z'ukwa 2016. Izi serivisi zifite aho zihuriye n'aya mahugurwa tugiye gusangira mu gihe cy'iminsi 3. Ariko si ukuvuga ko n'izindi ntavuze bitagira n'isano, ariko izi nahisemo nuko bihita bigaragara. Nabonye rwose ari serivisi zihita zibigaragaza neza, tugahita tubona ukuntu bifite aho bihuriye no gukumira krize, kuvura cyangwa se kwintervena mu gihe umuntu yagize krize, ndetse no gukurikirana abo bantu bafite krize ngo tumenye icyo barwaye, noneho dutangire tubavure. Mushobora no kubona n'izindi serivisi bijyanye muzasigaye, ariko izi nizo nahise mbona cyane rwose zihita zimfasha kubona ko ibyo bikorwa, aya mahugurwa turi gutegura afite injyana koko, ntabwo anyuranije n'inshingano duhamagarirwa na leta y'u Rwanda ngo dufashe abanyarwanda kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Gukumira, prevention of a crisis, nibyo tugambiriye uno munsi wa mbere. Hanyuma kandi tukaba twarimo turebera hamwe niba aya mahugurwa yacu koko ari mu mujyi umwe n'ibyo duhamagarirwa gukora muri iki gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo turebe niba tutatanye ngo tuzane ibitari muri mu murongo wacu, bitari muri domene yacu. Ngira ngo biranadushishikariza ko buri munsi ibikorwa dukora buri gihe tubihuze n'inshingano twahawe na leta y'u Rwanda mu igazeti yo ku itariki 8 z'ukwa 2016, kugira ngo umuntu arebe niba akiri mu murongo cyangwa atakiri mu murongo, yanga umuntu yisuzuma arebe niba ari gukurikiza etike ya clinical psychology mu Rwanda cyangwa se niba yatandukiriye. Reference ni ukureba igazeti ya leta y'u Rwanda, ariyo yaduhaye ububasha mu nshingano 25, ariho
navuga ngo nizo mbago za serivisi psychologique. Turi kuvuga kuri prevention of crisis. Reka rero dukomeze twibaza ubundi mu mwitozo ukurikira, ni ibihe bimenyetso bya crise tuzi cyangwa se twabonye, noneho tugiye gukoresha ya observation. Muri actualisation de force vitales humaines badushishikariza yuko mu mikorere yacu buri gihe twita ku byo twobserva, ku byo tureba, ku byo twitegereza, ku byo twumva, ku byo twabonye. Hari ibyo tubona n'amaso yacu, hari ibyo twumva n'amatwi, hari ibyo twumva dukoresheje ururimi, hari ibyo twumva dukoresheje amazuru yacu, hari ibyo twumva dukoresheje umubiri wacu, hari n'ibyo twumva dukoresheje sixième sens. Twabonye yuko twabyita nka intuition. Hari ubundi buryo twumva ibintu tudakoresheje izo sens, akaba aribwo bavuga ko ari sixième sens. Mu bimenyetso rero bigaragara yuko abantu babonye bya crise, muri byo nanjye nabibonye binyuze mu mahugurwa nakoranye n'abantu bo muri diocese ya Gikongoro barimo bategurwa kuzajya bafasha muri communauté muri diocese ya Gikongoro. Nagerageje no kubakoresha umwitozo nk'uyu mbakoresheje ngo nabo bansangize ingero za crise babonye mu muryango nyarwanda n'ibimenyetso bigaragaza izo crise. Ni ukuvuga ngo abo bantu nahuguye nyine ko muri communauté mpugura abantu batandukanye, harimo nabo nahuguye ku Gikongoro muri diocese ya Gikongoro. Noneho bangaragariza crise babonye n'ibimenyetso byayo mu muryango nyarwanda muri ubu buryo bukurikira. Yego, crise babonye igaragazwa no kugira ubwoba, kugira umujinya, kwangiza imitungo y'abandi. Aha bagaragazaga abantu bagira umujinya barangiza bakajya mu ntoki bagatema, bakajya mu matungo bakica. Aha ndibuka ko bampaye n'urugero rw'umuntu wiyiciye amatungo ye. Hariho n'abandi noneho bica ay'abaturanyi cyangwa se akaba yanagirira nabi n'abo bari kumwe. Yego, ariko hano turavuga ku mutungo, kwangiza imitungo y'abandi. Hakaza kwigunga, kwiheba, kuvuza induru, guta ubwenge, gushaka kwica umuntu. Crise babonye naho babonye abajya bagira crise muri ubu buryo bagashaka kwica abandi. Gushaka gushyinguranwa n'uwapfuye. Mu gihe umuntu yapfushije ugasanga kubera ko urupfu bitaramworohera kumva ukuntu agiye gutandukana n'uwiwe, bajya gushyingura nawe akajya ashaka kwinjira mu mva, nawe agashaka kwiroha hejuru y'uwe witabye Imana bari gushyingura. Kubura ijwi, gutitira, kurwana, kunywa ibiyobyabwenge, kubabaza umubiri wawe. Ngira ngo twabibonye, harimo n'ingero namwe mwagaragaje. Ugasanga nk'umuntu arashaka kwiyica, hari abikata, nuko kwiruka, ugasanga umuntu arimo ariruka, arihisha, kwihisha, kuvuga amagambo akomeretsa, agakomeretsa abandi, agatukana. Hari abandi kandi nanone abo babonye bo bava amaraso, akava amaraso mu mazuru cyangwa se akava amaraso mu gitsina. Kugira imbeho. Ibi ni bimwe mu bimenyetso abo nahuguye bo muri diocese ya Gikongoro bangaragarije nk'ibimenyetso bya crise babonye mu muryango nyarwanda. Ibi biriyongera ku byo namwe mumaze kudusangiza. Ntabwo navuga ngo byose tubimazeyo, ariko ni byiza ko nyine dusobanukirwa iyo crise uko igaragara, tugashobora kuyikoraho tugaragaza ibimenyetso, kuko iyo wamenye ibimenyetso ni nabwo unitegura kuzafasha umuntu nyine, kuko ibimenyetso wabibonye ukavuga uti uyu muntu ndeba umerewe atya aranyereka ko ari muri crise. Umuntu uri muri crise ndamukorera iki? Uhera rero ku bimenyetso, bityo ugashobora gusobanukirwa crise y'umuntu, noneho ugategura nuko uzamufasha.
mu bitabo nasomye nabwo mwitegereza aya mashusho nabwo murabona uburyo crise nanone igaragara twisunze ibyo abahanga bandika muri domene yacu. Hari abagira crise yo kudasinzira, murareba ishusho ya mbere. Ishusho ya kabiri, kurota ibintu biteye ubwoba. Ishusho ya gatatu ni ukugira manque de concentration, kuba umuntu atari hamwe, yabuze ibitereko mu mitekerereze ndetse no mu bikorwa, afite manque de concentration. Hari n'undi noneho ubona image akongera, mbese ibyamubayeho bikongera bikagaruka, agasa naho ari kongera kubibona. Murabona ishusho nanone ya gatanu. Ishusho ya kane n'iya gatanu biruzuzanya, byose birafitanye isano na flashback ndetse no kugira intrusive thought, kugira ibitekerezo bikagarukirana n'amayimaje y'ibyo wahuye nabyo bikagarukirana. Hanyuma hakaza abagira umujinya, iyi imaje ya gatandatu, abantu bagira umujinya. Imaje ya karindwi iratwereka abantu bibabaza, biyangiza, murabona ku maboko ukuntu asa n'uwikataguye. Hanyuma hakaza abari dissocié, agasa naho yisohokamo, agata ubwenge. Iyo ni imaje ya munani. Imaje ya cyenda, banywa ibiyobyabwenge. Murabona uyu muntu n'amacupa n'ibinini, reba ibyo byose ibiyobyabwenge iruhande rwe byinshi, kunywa ibiyobyabwenge. Iya cumi ni ukugira depression, agahinda gakabije. Iya cumi na rimwe, imaje ya cumi na rimwe, abantu bari muri crise nta cyizere baba bafite cy'ahazaza. Iyi imaje ya cumi na kabiri, umuntu afite ubwoba. Murabona uyu muntu ufite ubwoba, imaje igaragaza umuntu ufite ubwoba. Hanyuma imaje ikurikiraho ya cumi na kabiri, hari abajya muri crise bakagira kubabara umubiri. Murabona ibimenyetso by'abantu by'uyu muntu, ishusho y'uno muntu uri kuribwa mu nda. Hanyuma hakaza nanone imaje, ubwo ni cumi na kane ngira ngo. Imaje ya cumi na kane niyo guhora wishinja ba bandi bakoze ibyaha. Twabibonye mu nshingano dufite ko dushinzwe no gufasha n'abakoze ibyaha bari mu nkiko. Ni ukuvuga ngo nabo bagira, hari abajya muri crise noneho bakarangwa no gukomeza kwishinja, cyane cyane abakoze ibyaha, bo bagira iyi crise yo kwishinja. Noneho rero niba tumaze gusobanukirwa ibimenyetso by'abantu bari muri crise uko baba bameze, tugiye gukomeza noneho twibaza twebwe ko twamaze gusobanukirwa crise, tukaba tubona hari ibyo tubona ndetse n'ibyo abahanga bagaragaje nabyo tubishyize hamwe. Reka turebe noneho, tugaruke kuri psychoeducation, turimo dutegurira guha amakuru abantu, gusobanukirwa crise abatari babizi, noneho kugira ngo bakumire. Kuko uyu munsi turimo turiga kuri prevention of a crisis. Kugira ngo ukumire ikintu ni uko ugomba kuba ugifitiye amakuru. Ni ukuvuga ngo niba udafite amakuru ushobora kugira icyo kibazo ukakigwamo. No mu Kinyarwanda barabivuga ngo abantu benshi bicwa no kutabimenya. Kuko ubaye ufite amakuru nawe washyiraho ubwirinzi, wagena gahunda yo kwirinda. Noneho rero muri psychoeducation igamije gukumira, ese tuzababwira iki?